nkora indirimbo bakicara bakavuga ngo yanga iyo ndirimbo ngo igomba ngo kuba mbi ari abanyamakuru main. How can you use my name on your platform uri kunsenya ukumva nta kintu nabikoraho kweli? Only being positive niyo cyatumye mbana nyine n'abantu, just being positive. Ariko gufata izina ry'umuntu ukarisenya bro, ugasenya project itaranasohoka. Do you really know nyine iyo twese dukina sinabyaye cyari kuba? I'm sure nyine ko n'aba YouTubers nibikeneye iki, ariko respect umuntu wese wakoze akazi nuko yagakoze, kuko nawe ako ngako uri gukora ibyo ngibyo utekereza ko bikugaburira, undi muntu yaza akabisenya. Umunota umwe, like destroying someone subwo. Ariko nje ntabwo numva n'ukuntu n'abafana sometimes ndibazaho kabisa, murashaka ko bizagenda biti? It's not about ngo Coach Gael yashizemo ibiki nibi. I've been doing this for a long time, even before Coach Gael kwaza. I've been doing this kind of imiziki myiza. Ariko ngiye guhera ninjira muri no muziki buriya nabonye nyine hate bidanje. Njye mbona nyine abantu baza barira bavuze induru baraje bansanga hano induru zaravuze. Njye numva nababwiza ukuri mwese ko mungana mukamenya ko umuntu usenya umuntu, ugasenya umuntu utazi ingufu afite uko zingana, utazagerageje kugusenya uko byamera. We are not doing that. Sibyo, turi kubaka igihugu gitoya gifite abaturage bakeya, gifite ekonomi ntoya, gifite ibintu byose bitoya kugira ngo tukigire icyadanje. Hanyuma hari umuntu somewhere uri hano kugira ngo asenye umuntu. Nimuzajya mubona umuntu uri gusenya umuntu, mujye mwibuka ko uwo ngo ari gusenya bro, mu gitondo wabyara umwana wawe akaba umuhanzi cyangwa akaba umunyamakuru, sizo? Ntago ibyo biboro muzabireke rwose, ni ibintu bikorwa n'abantu. For me, iyo umuntu ari gukora ikintu gakira ntago mubona nk'umuntu wagira ubwenge, bibona nk'ibintu nyine bikozwe n'umuntu utafi. Kandi nk'impamvu tubyihorera, we don't fight back kubera ko you don't deserve my energy. Mfite akazi nkora, mfite ukuntu nkora ibintu byanjye, nibyo nkeneye gufokasinga. Wowe nufokasinga gusenya, fokasinga rwose kugusenya, ariko umenye neza ko umuntu wubatse kugusenya senyuka vuba, sibyo? So I've been here for a long time. Ntabwo nagize ibintu biboro mbivugaho nyine cyane, ntabwo nabitinzeho, sitabivuzeho ibintu birebire, ariko ntabwo ndigera na rimwe mfata energy zanjye ngo zishyire ku muntu. Ko nanjye iyo mbikora ibyo ngibyo nanjye nari gufungisha abantu, cyangwa se nkamanura abantu, cyangwa se nanjye nari guhombya abantu, abana babo ntibabone ibiryo ku isahane. Ariko we don't do that kuko tuzi akamaro. Murashobora muranyumva neza, sizo? Ubwo rero icyo nashaka kubabwira nuko nabonaga nyine hano abantu bameze nk'abatekereza gutyo kugira ngo nabo bumve neza ibintu baba barimo ibyo ari byo. Yesterday wari umunsi wo kwibohora, ndaniexcusa ku bantu baje hano Gisenyi. Ntabwo nabashije guperforminga muri toxic experience. Kwari turi ready sana, ariko kubw'impamvu navuga ko ari toxic wabiteye, like something else happened. Rero turacyareba uko bimeze kubera ko n'ubundi show irakomeza n'uyu munsi. Ni hacu wambaye turakora imirimo ikomeye. Ntangajwe n'ukuntu nari nazanywe hano no kubabwira ivuga butumwa, none uyu munsi nkaba ndi kubabwira ibintu byanyu. Gusa basa mwige gukundana, mwige gukundana kubera ko buriya nk'iyo usanze nk'umuntu
ahantu yarakoze ibintu byinshi buriya ashatse kugukoma yagukoma kinini. Iyo usanze umuntu yarivanze n'abantu benshi hano azira yazibye ABCD ashobora kugukoma kurushaho. Ikintu navugaga haruguru, mureke twige gukundana tuve mu bintu by'amafuti n'amanyanga n'iki kubera ko at the end of the day turi kwisenya, kandi niba dushaka kubaka industry bidanje umuntu ukoze ibintu bikomeye mani tumusapotinge. Nabonye umukobwa wagiye muri Guinness de Record man, nta muntu n'umwe wigeze amumentioninga. It happened yesterday. Nta muntu n'umwe wigeze amumentioninga. Guys, turi Abanyarwanda. Turi Abanyarwanda badatinyuka gusapotingana. Ariko batinyuka gusenyana. Hanyuma rero imizigo ukuntu iteye muri iyi minsi, ngiye kwibarekurira umufiririzo urumva ibintu byose tubishyire ku murongo muzima. Hanyuma I don't fight with anybody. Everyone guys, sinjya nita kuri personal life y'umuntu. Never. Iyo ndi kuganira n'abantu kuri entertainment, mvuga kuri entertainment, sinjya ndenga aho ngaho. Never, sinjya marenga. Aho rero abantu binjira mu bundi buzima bakajya mu bindi n'ibindi. I told you this, kandi njye no kubisubiramo. Umuntu byinjiramo akarengera, there's always amategeko, there's always uko bigenda. Hanyuma niba mubona ndi n'igifuri nyine mfata n'ibikoresho, none se ubundi ndababwiye ko hatazashya. Ubundi se nabarabuye ko nanazigiye ntazijya. Gusa nanone twe kurengera guys, twe kurengera. And abafana, please be careful kuri information babaha. Nimwihutire kujudginga no gukora all those things. I've recorded a lot of songs. Mfite indirimbo na Diamond na Joe Brown. Ariko mfite n'indi ndirimbo na Focalistic na DJ Mafarisa. You're not ready for me. Izo ni project ebyiri numva nasohora vuba nihuse. Hanyuma the rest you will see. Support mwampaye ndayibuka. Iyo mpagaze imbere y'abantu mba mbahagarariye, kandi sinjya mbifata nk'imikino. From day one sinjya mbikinisha. So abantu b'iwacu si mwenyine bwo kuturwanya, ni mwebwe mukwiye kutwubaka, ni mwe mukwiye kudufasha nyine tugatera imbere, tukabikorera igihugu, tukabikorera mwe. Maze iminsi rero narabihoreyemo gake ntakibarabura, ntakibabwira uko gahunda iteye. Ariko mba mbatekerezaho, ndacyakora nyine imiziki myinshi cyane for you guys. Ikindi buriya ngewe ntabwo ibintu nyine abantu benshi birukankamo banabamo ntabyo mbamo pe. Ntabyo mbamo. Ngewe ntabwo ngendana n'ibigezweho, singendana nabyo. Ibigezweho bigendana nanjye. So I'm always ready to reply, ariko iyo bitangiye kuba birebire no kuba ibintu bijya mu ababyumva murabyumva neza ibyo ari byo. Iyo bitangiye kujya ngaho mvamo. Bruce Melody ni umunyarwanda w'abanyarwanda, dufatikanye nyine dusunike ibintu biboro tugende. Ntabwo nigeze mbona abanyarwanda iyanjye nayatanga gutyo ibintu bikagenderaho
kandi nyine n'inyarekura muzabibona. Amakolabo yose birana nimaze iminsi nkora na amaji yanjye twihurizaga tugahuza muri studio tugakora akazi bikarangira. Kandi ntago ari ibitangaza sana nyine burangiye ntago ibiceri byanjye bijya bigenda mu bintu by'imikino muzabireba muzabibona. Ntacyo azagutwara ngukunda Satani yaratsinzwe kuko akantu yamara ko gukiranuka twese kaba katureba. Imana buriya ntimwe ifege, Imana ntimwe itababasa, Imana nticoma, Imana ntijigifuri, Imana ntiyibagirwa. Mujye mubicunga fresh. Hanyuma muza akantu navumbuye uyu munsi, aba millennium mutandukanye n'aba Gen Z. Buriya umuntu turi muri generation imwe, like abantu bavutse mu minsi itambutse, hari ibintu mutatwigiraho. Ibintu byo kuvuga ngo basa ngo jewe ngo depression sha depression ntiyaba Gen Z basa. Muzi ngo bivuga ngo sisi wenyewe twebwe depression no, urumva. Ntabwo wambwira ngo iwanyu bagwanishije kujya kuvoma, iwanyu bagwanishije kurara utariye, iwanyu gaho ni iwanyu turi kuvuga ahantu uvuka wowe, turi kuvuga ibintu wabayemo, sibyo? Wabayeho mu buzima akantu ko kugenda, ibaze ko twabayeho nta kwanza wabayeho udascrollinga ukiri utumari wowe wakinnye kibariko, urumva uraho ngaho, warangiza nawe ukatubwira ngo depression, ndakureba nkaseka. Depression yemerwe kurwarwa n'abagenzi nyine nyuma ho gato. Umukobwa wakoresheje intobo, urumva, n'umuhungu wakinnye umutanga, urumva.